gupfa upfiriye mu byaha. Rero Imana ije gusarura ibyezenibiteze kuko yanyeretse imirima y'ibigori ramwe ngo ningera impaye guhera ku mwana muto kugera ku musaza iri kugenda irobanura kandi kajyana bishatse. Ikibazo rero imperuka itinze urupfu rwo ntago rutinze ahubwo harana gushaka iherezo ryiza. Kandi mu mwaka wa gatatu w'ibigori mundi murima wa gatatu w'ibigori anyereka ibigori byatangiye guheka ariko bitarera ngo tugenda tujya muri undi murima w'ibigori wa kane. Uwo murima w'ibigori wa kane ibigori bya byamaze guheka nyine urumva byari byarahetse byaramaze no kwera harimo ibyo warya hari n'ibyo wakotsa. Arambwira ngo ibi bigori urabibonye, ndambwira ati ndabibonye se impamvu uri kubinyereka ni ngo tugende wenda cyakwereka. Turagenda nyereka undi murima wa gatanu w'ibigori. Imperuka itinze urupfu rwo ntago rutinze ahubwo harana gushaka iherezo ryiza. Kandi njya mu mwaka wa gatatu w'ibigori mundi murima wa gatatu w'ibigori anyereka ibigori byatangiye guheka ariko bitarera ngo tugende turagenda tujya muri undi murima w'ibigori wa kane. Uwo murima w'ibigori wa kane ibigori bya byamaze guheka nyine urumva byari byarahetse byaramaze no kwera harimo ibyo warya hari n'ibyo wakotsa. Arambwira ngo ibi bigori urabibonye, ndambwira ati ndabibonye se impamvu uri kubinyereka ni iyihe. Arambwira ngo tugende wenda cyakwereka. Turagenda nyereka undi murima wa gatanu w'ibigori. Abaruse mbese n'abaremerewe muze mu musange arabarura. Sireka nangire mbasuza cyane kandi mbifuriza ibihe byiza rukundo rw'Imana no komeza kurindwa nayo bikomeze be muri mwe ndetse imirye hose uri muri Afrika musayi cyangwa se uri gota amasimbi kurya ku mugabane w'Uburayi abari muri Amerika, Canada, Australia ndetse n'ahandi henshi cyane hatandukanye abari mu bihugu by'Abarabu mwese kandi mabwira Imana bakunda kandi biraza kuba byagenda neza cyane. Nje nitwa Paul Misigaro ariko uyu munsi bampaye akazi hano kuri Yesu niwe nzira TV. Yeah. Utanyishyuye ariko buriya twanabona. Yes, amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Uko raba Yesu. Oya nabankurikirana. Yego. Bomva ubutumwa. Abantu naba Yesu ariko Yesu yabaye kugira ngo mujye mubana. Kandi Imana ntago tuzayibona iva mu ijuru yambaye amakanzu. Imana nzayikuboneramo uzayimboneramo. Ego. Uzayimboneramo nzayikubonera. Ubwo rero urumva ko mbaboneramo Imana nanjye bakamboneramo iki Imana. Gusa ntago ari abanye Yesu wabarebe. Ahubwo n'abantu tujya tubana mu ijambo ry'Imana. Ntago ari abawe. Ntago ari abanye Yesu wabaremye cyane Imana yabaremye bite no kubivuga. Izanyomora ingoma ni Yesu. Ngayo nguko. Yesu azatwomora ingoma. Azatwomora ingoma twatwara n'imisi n'abantu n'ibihe n'abicuti n'abavandimwe. Azatwomora ingoma Yesu. Yanibuka imisi ya kera nkarambura Imana y'amaboko. Haleluya haleluya. Yakwibuka Eliya karame. Ukora mu myanda. Wari umushingwe. Urabyibutse? Siko ari umushingwe. Nari umushingwe. Ariko je bundanga Yesaranta aragoye nkuya mu bishingwe. None nivanga Imana ngo ndakabisha. Ariko sha rero muri abana gwembaga menshi bano bantu batwara imishingwe bashyira mu modoka bajyana induba bajya kumena yari menshi. Agenda baterura amafaranga. Oya shahoye. Gusa nyine wenda kereka wagize amahirwe ukagera ahantu ku muzungu yari muzuga sanga yataye amadolari wenda niho buriye. Ubundi ntabwo araho bijya biba urabeshye kuko arane nigeze njya turi kumwe n'umushuti wanjye atora amadolari 700. Ibihumbi 700 ko yangurira agashara konyine. Yangurira agashara n'akarindazi. Ibyo uvuga ni ukuri. Yarabitoye rwose. Mugiye gufata imyanda tugiye gufata imyanda ku muzungu. Rero urumva nta uwo bahemba menshi buri hari uwo bahemba menshi ni 500 ariko ubundi ni 1000. Ni 1000 ku munsi. 30 ku kwezi. Ariko baguhembaga neza. Nje rero nakoraga imisi 3 yonyine niko kazi nari mfite. Nakoraga imisi 3 yonyine. Ukwezi yarangahe? 2400 ku kwezi ari nka 18 gutyo 20. Wari warahuritse. Nari narahuritse. Ntwara imyanda. None Imana imvanye mu myanda. Reka mabwira Imana igira neza. Nibutse imisi ya kera. Niramburira amaboko nihabwe cyubahiro. Nzabagezaho ubuhamya bwose. Hari umunsi umwe nzavuga ubuhamya. Hari umunsi umwe nzavuga. Hari umunsi uzavuga ubuhamya. Yego. Ugiye kiragera neza. Ntago kiragera ko ngende ko bitegura na madamu none nzazana na madamu.
nzazana ndi kumwe na madamu n'umwana kugira ngo mbereke ko Imana yica umwaka ikica n'iperereza yakiza amavunja igasubiranya n'ibihandure yagukiza umwate mbese reka mbabwire hari Imana ikuraho igisuzuguro wawe twaraganiye numva afite ubuhamya bukomeye afite ubuhamya shaka kuzaza kubasura nkazana televiziyo yanjye yitwa Intoranwa TV banajyeho bakande subscribe bakore share basharing ibiganiro byacu Imana irabampera umugisha amen kandi nubikora nuko Imana iraguha ijambo ry'Imana avuga ngo uwo muzasabira umugisha azawuhabwa arawuhabwa ubwo rero umuntu uri bwose ubugende kuri Intoranwa TV yego niba mvuga Intoranwa mwumve ko uko nari kase yego yazana nari kase ni Intoranwa za Yesu ni Intoranwa za Yesu ariko nuko yazina nari rose mu nzozi Elia mbona afite channel mbona afite ikinyamakuru nkabona ikinyamakuru ngo cyitwa ngo Intoranwa urumva yego mvuga ariko je nayo ifite channel yitwaga Yesashimwe noneho avuga ni ko Yesashimwe yego ese kanomba na Yesashimwe ryiza mbigenze ayo mitamindura mitanyita Intoranwa za Yesu urarikata ariko nyine ubwo nubwo nakasoye na Intoranwa za Yesu ariko ni Intoranwa za Yesu ubundi bandi bagende bariko Intoranwa TV bayite babibona rero wo Kristo ari mu kazi Yesu ari mu kazi yari mu kazi yes Elia karame umugore araho arashima Imana n'umwana araho urugo rurakomeye rwose ntabwo murarwana sha umva hoya no muzimu yaje twamucyaha ntabwo uramubwira nabi kumubwira nabi nyine bibajya bakurakaranya se ntabwo nakemera kuko ntazibana zidakomanya amahembe niko munyarwanda yavuze rero bigenze gutya ariko dusabana nyine imbabazi tukongera tukiyunga dusengera Imana twinjiye mu kiganiro yego Imana nziza Imana nyir'ubutware Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera la wi lastifo winima ola zo lastitadobe winima ola sidobe negrome Haleluya Imana rubasha narivuze ngo bana natwe muri iki kiganiro tangirana natwe kandi tuzoye natwe abantu tugiye kubana bose unyemerera humugisha kandi bumvire mu izina rya Yesu wapfaga mwakazoka nkundira utangira natwe zo gusozanya natwe mu izina rya Yesu myamaje nizeye amen Imana ishimwe nabonaga ugiye guhanura avuga ni Imana ishimwe yari yagiye kundeberamo mwebwe misi yashize nari najya gukora ikiganiro ahantu nza kwakutana n'umukecuru w'Icyangugu birangiza bishiduka nahantu yanyijije mu mavuta maze kunyija amavuta nshiruka nahanure kuri kamera sinanize ko bya nahanura kuri kamera sinanize ko byabibaho nagiye kumanshiduka yarangiye uvuze ngo ni mwumva ko Uwiteka avuganye nawe umukecuru yanyijije amavuta no kuri kw'Imana rero wa mukecuru wawe ni nabonye ukunda guhanura perezida wa mukecuru ukunda guhanura perezida uriya mukecuru ngashye n'ubuhanuzi nabonye akunda kubana n'Imana none se uyu munsi niye ntego butumwa utuzaniye ubutumwa ni bwa bundi mu yandi magambo hari igihe abantu baba bamenyereye ubutumwa cyangwa se bakabica amazi ariko ubwo nzanye noneho butandukanye nubwo nagiga mbazanira ubutumwa nazanye niyo kugira ngo abantu bakizwe bave mu byaha kandi bashaka iherezo ryiza niba urupfu rutinze niba imperuka itinze ntabwo urupfu rutinze bishoboka ngo ni mwezwe ugatonoka ni mube maso kuko urupfu rwe ruri kujyana abarwo kandi burya gupfa ntabwo ari ikibazo ko nta muntu utazapfa ahubwo ikibazo ni ugupfa udakijijwe uri mu byaha rero nahita nanakomeza nagize iyerekwa nuko dusigaye tubivuga abantu bakagira ngo ni imikino bakavuga ngo buriya ngo ni bya bindi ariko reka mbabwire barokore bene data abantu munkurikiye abantu mukurikiye Yesu niwe Nzira TV reka mbabwire ntabwo ari ibi bintu nimushake mugerageze mugerageze muhe ibi bintu by'Imana agaciro rero nagize iyerekwa maze kugira iyerekwa nza kubona Imana nza kubona inyereka umurima w'ibigori uyu murima w'ibigori mbona yari umurima nyine ibigori byabisaga nkaho byari biteye ariko bimaze gukoraho gakeya yego ibi bigori ndangije aranyereka uwo murima wa mbere ibigori byasaga nkaho bijye hejuru gake aza kunyereka umurima w'ibigori arambwira ati urabibonye ndamubwira ati ndabibonye arantambikana arambwira ati tugende turagenda tumaze kugenda turagenda jyana muri mundi murima w'ibigori wa kabiri uwo murima w'ibigori wa kabiri
ibigori byari bimaze gusa nkaho byegeye hejuru bimaze kurabya kwa kundi birabya hejuru. Arambwira ati nawe urawubonye. Ndamubwira ati se niye mpamvu uri kunyereka uyu murima w'ibigori ntumbwire impamvu binyeretse. Arambwira ngo buretse wowe tugende hari impamvu ndaza kubwira impamvu. Anjyana mu murima wa gatatu w'ibigori, mundi murima wa gatatu w'ibigori, anyereka ibigori byatangiye guheka ariko bitarera. Arambwira ati uyu murima nawo w'ibigori urawubonye. Ndamubwira ngo nawubonye. Arantambika arambwira ngo tugende. Turagenda tujya muri undi murima w'ibigori wa kane. Uwo murima w'ibigori wa kane ibigori bya byamaze guheka, nyine urumva byari byarahetse, byaramaze no kwera, harimo ibyo warya hari n'ibyo wakotsa. Arambwira ngo ibi bigori urabibonye. Ndamubwira ati ndabibonye se impamvu uri kubinyereka ni iyihe? Arambwira ngo tugende wenda cyakwereka. Turagenda nyereka undi murima wa gatanu w'ibigori. Amajije kuwunyereka anyereka ibigori byumye, byarumye imisatsi. Ibi bigori kugira ngo byari byumye kuko wari kubirya bitetse ku bishyimbo cyangwa se ukabyanika cyangwa se ukabibika bikazavamo imbuto, byari byumye. Ndamubwira ati si impamvu ubinyeretse niyi. Arambwira ngo tugende wenda aza kubigusobanurira. Turagenda asubiza kuri wa murima wa mbere w'ibigori yantangijemo. Ngiye kubona mbona yinjiyemo muri wa murima w'ibigori nyine byegeye hejuru. Yinjiramo, maze kwinjiramo arangije mbona ararandaguye ibigori bimwe ariko arandira ibyo ashaka. Yarandiye ibyo ashaka, nyako arabiranduye abishyira ku ruhande. Mani magambo yari yiciye ni nko kwicira, hari ukuntu burya ibintu byari byinshi ari kukicira. Mbona arabyice cyangwa se arabirandaguye abishyize ku ruhande, asigazamo ibyo nanone agize ute ashaka. Yaranduyemo ibyo ashaka asigazamo n'ibyo ashaka. Mbona aranjyanye muri wa murima wa kabiri w'ibigori wa wundi wari utangiye kurabya. Mbona naho yinjiyemo arambwira ati urabirebye, urabibonye ibi bigori? Ndamubwira ati ntabibonye. Mbona yinjiyemo araranduye naho mbonye kuba mbona naho ariciye. Amajije kwicira mbona bya bindi abishyize ku ruhande. Arambwira ati urabibonye? Ndamubwira ati ndabibonye se niye mpamvu uri kunyereka ibi byose? Arambwira ngo tugende ndaza kubigusobanurira. Turagenda tujya muri wa murima w'ibigori wa gatatu byari bitangiye guheka. Yinjiramo, amajije kwinjiramo ararandagura. Amaze kurandagura nyine ubwo mu yandi magambo aricira. Amaze kubyicira ashyira ku ruhande nabyo. Arambwira ati urabibonye? Ndamubwira ati ndabibonye. Ndamubwira se niye mpamvu? Arambwira ngo tugende ndaza kukubwira nyuma. Turakomeza tujya muri murima wa kane. Murima wa kane wandi harimo ibigori byo kosa n'ibyo wateka. Ngiye kwambona yinjiyemo, amaze kwinjira muri wa murima w'ibigori ararandagura. Amaze kurandagura cyangwa se arabyica bitewe nuko bivuga, ashyira ku ruhande. Ndamubwira ati urabibonye? Ndamubwira ati nabibonye. Ndamubwira se niye mpamvu? Arambwira ngo tugende ndaza gusobanura nyuma. Anjyana muri wa murima wa gatanu w'ibigori byumye, harimo ibyo warya bitetse ku bishyimbo cyangwa se bikazavamo imbuto. Ngiye kubona mbona arinjiye ararandaguye. Amaze kurandagura cyangwa se aricara bitewe nuko bivuga ashyira ku ruhande. Arambwira ngo dusubire hande twatangiriye. Turagenda. Arambwira ati uyu murima w'ibigori wawubonye? Ndamubwira ati nawubonye. Arambwira ati rero ujye numbwira abantu banjye ko nje gusarura ibyeze n'ibiteze. Icyitonderwa, dusigaye tuvuga ubuhanuzi abantu bakahita bavuga ngo ni intambara. Ntago ari intambara, ntago ari Imana mbwe, ntago Imana igeze imbwira ngo ni intambara. Mutaza kubifata ukundi kuntu. Tusigaye tuvuga ubuhanuzi ngo ibintu byose ngo ni intambara, ngo n'u Rwanda bimeze. Oya, ntago ari intambara, mujye mwitonda. Ese ubundi intambara rega ni nyinshi. Nubwo burwayi ufite ni intambara, nubwo bukene ufite ni intambara, niyo nzara urimo ni intambara, ubwo bushomeri ufite ni intambara. Rero ntago ari intambara, mutazamwita ibintu byose ngo ni intambara, ibintu byose duhanuye ngo ni intambara. Ntago ari intambara, kandi ntago ari mu gihugu cy'u Rwanda gusa, ntago ari muri Kongo, ntago ari muri Kireni, ntago ari muri Burusiya, ntago ari muri Amerika, ntago ari muri Canada, ntago ari muri South Africa, nta nubwo ari muri Finland. Ahubwo ni ahantu hose Imana ije gusarura ibyeze bitageze ute n'ibiteze. Ibyeze n'ibiteze. Yarambwiye ngo iki cyiciro cya mbere ubonye ni mu cyiciro cy'abana. Yarambwiye ngo ni mu cyiciro cy'abana, naho ngezemo ngiye gusarura. Inyana ku cyiciro cya kabiri arambwira ngo ahangaha ni mu bantu bari kubyiruka, naho ngezemo ngiye gusarura. Inyana mu cyiciro cya gatatu irambwira ngo ahangaha ni abasore bavuye mu rubyiruko bari mu gihe cyo kuba bashaka. Inyana mu cyiciro cya kane irambwira ngo ahangaha ni abantu bavuye mu rubyiruko
bashatse banabyaye, abangaba naho nje gusarura ibyeze n'ibiteze, naho nje gusarura. Ingena muri handi icyiciro cya nyuma cya gatanu harimo ibyeze, harimo ibyumye n'ibigori byarumye. Irambwa ngo ahangana no mu abasaza naho ngezemo ngiye gusarura. Irambwa ngo nimbwe abantu ngo bashaka iherezo ryiza kuko urupfu ruri kugenda ku bantu kandi ruri gushaka abarwo. Irambwira ngo ushaka kugenda ugasitara ukabura apfuye, ushaka kugenda ukaryama bugacyo ukabura apfuye, ushaka kugenda akarengane kakakuza ukabura apfuye. Irambwira ngo nimbwe abantu ngo nibashaka iherezo ryiza, nibashaka iherezo ryiza kuko urupfu rwo ruri kujyana abantu. Kandi hamwe ngo ntagirebye abakire cyangwa abakene na ahantu hose igezemo, ntagirebye abato cyangwa abakuru bose igezemo. Mbese Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Bishatse kuvuga ngo urupfu rukurya rukajyana n'abantu badakijijwe n'abakijijwe. Bishatse kuvuga ngo wowe ubyumvishe wumvishe buno butumwa wakizwa ukava mu byaha ukakira Yesu umwe n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukemera Imana nk'umutabazi wawe kuko urupfu rwo ruraje kandi uru rukurya n'uruje kurya. Cyabakiza rero haranira gushaka iherezo ryiza. Ikibazo ntago ari ugupfa, ahubwo ikibazo ni ugupfa upfire mu byaha. Ngiye kubona mbona nyuma yaho mbona twicaye ahantu muri sale nini, ariko twari tukabona ya sale kwa turimo ifite indinzi inyuma. Abaganga bwaye basohokana, mbona basohokanye umurambo, mbona basohokanye umurambo, mbona basohotse umurambo. Irambwira ngo impfu zije ari nyinshi cyane kuko Imana ije gusarura ibyeze n'itageze ute n'ibiteze. Muri myikwase yaririmbye aravuga ngo Mana yacu twumve, imyaka yose waraturinze ntitwapfa, niba turi mu bazagenda muri iyi minsi manuza duhe kugenda dukiranutse. Gerageza ubwire Imana iguhe kuzagenda ukiranutse kuko ubundi gupfa bwo ugiye uzapfa, cyangwa se urupfu ntajya rutayanya abantu, ahubwo ikibazo ni ugupfa upfiriye mu byaha. Rero Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze kuko yanyeretse imirima y'ibigori. Iramwe ngo ni ingeri impaye guhera ku mwana muto kugera ku musaza, iri kugenda irobanura kandi ikajyana bishatse igasiga bishatse. Ikibazo rero imperuka itinze, urupfu rwo ntago rutinze, ahubwo haranira gushaka iherezo ryiza kandi haranire kuva mu byaha, haranire kuva kureka ubusambanyi, haranire kureka ubusinzi, haranire kureka ubujura, haranire kureka ubutinganyi, haranire kureka ubugoro, haranire kureka kujya mu bapfumu. Bishatse ngo haranira gushaka iherezo ryiza kuko urupfu rwo ruje kurya kandi n'ubundi ruzarya, kandi rujye kurya abakomeye, aboroheje, abakijijwe, abadakijijwe, ahubwo haranira gushaka iherezo ryiza. Wari ukunkurikira tugiye gusenga. None Eliya, karame, ubutumwa n'ubutumwa bukomeye cyane, nabwo bufite? Oya, ntabwo bamfite. None baramutse baguhamagaje ngo usubiremo ibintu wabisubiramo? Nabisubiramo. None se ugeze uganira n'abandi bantu wenda ngo babashe kuba bakubwira nimba nabo ibi bintu barabyeretswe? Twajye tuganira, ariko nyine Imana ibibaha bitandukanye. Yego, ariko buri intego aba ari imwe, kuko umwuka ni umwe. Yego, umwuka ni umwe, rero Imana ikorera muri twe ni imwe. Abandi baza bavuga nyine ariko wumva amaherezo ari nka yandi. Dore Imana irashaka abantu bava mu byaha bagakizwa bakihana, naho wapfa ugapfa ariko ukijijwe, kuko gupfa bwo nta muntu utazapfa, ariko Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Yes, reka ngushimire cyane. Yego, murakoze. Nizere ko Imana izakomeza kubana nawe. Yego, kugira ngo wenda wagukenera ashaka gusengana nawe, nimero zawe turazishyira hasi. Yego, nzagishyira hasi kugira ngo umuntu nagukenera azakubone. Yego, n'ubundi rero aba bantu wasenga. Yego, kugira ngo numara gusenga Imana igumugisha. Yego, kagende ishyiraho n'uburinzi bukomeye kuri bari abantu. Yego, witeka komeza bimane. Yego, karibu. Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba, yateka bigakomera. Mana, abantu bakurikiye buno butumwa ari wampaye, Mana we mbuvuze nk'uko wabumaye, ntacyo ngabagije nta nicyo nongereye. Nyemerera umuntu wese ubwumvishije, kuko gupfa bwo muntu ntawe utazapfa, ahubwo bashaka iherezo ryiza, bapfe bakijijwe kandi bapfe bapfire mu mwami.
ijambo ryari ryarambwiye ngo umukiranutsi apfuye umwuka aravuga uti yego aruhuke imiruho n'imihati yagiriye mu isi. Nkundira rero abantu bose bari bankurikiye ubaha iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi. Ubwo uzaba uje guhamagara abantu bagukoreye ugahamagara amazina n'abazumva amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo bita bati karame. Nyemerera Uwiteka ubaha imbaraga ubaha agakiza ube gukizwa ube gutambuka abandi bari kugwa batahaguye kandi ubamara wila wita wilevonedra bafata uko kubasayure mu izina rya Yesu. Gabanya umuraba barimbuka wongera umuraba bakizwa. Mbyambaje nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero niba wumva gushaka gukizwa wegera itorero rikwegereye rikwatuza agakiza wakira Yesu umwe muri mukiza w'ubugingo bwawe. Murakoze nakagaruka shalom shalom. Amen.